mwirirwe mutubeshye. Kwiga ni kimwe no kumenya ni ikindi, ariko reka dukurikize Bibiliya. Ngo none ngo Imana ngo byarayigoye ngo ijya gushaka ahandi hantu izanyuza ibintu bya Etienne Puru. Acheni manyanga, acheni uongo. Mungu ni Mungu. Mungu ana sifa zake. Ngo yabuze ahacisha ibintu, ngo yabuze ahacisha, Imana yabuze ahicisha ibisubizo byanjye gute? Umuririmbyi yararirimbye ngo n'umusatsi wo ku mutwe irawuzi. Imana se yananirwa kumenya nimero yanjye ya telefone? Imana yananirwa kumenya iwanjye mu rugo? Umbareka mutangariza aya makuru. Senga Imana batadefanda, senga Imana badasunika, senga Imana uzi nyamana. Fata igihe cyo gusenga, wizera Imana ko ari Imana. Twizeye abantu baraturindagiza, twizeye abantu baraducerereza. Ubu abandi bari mu nkuge, barimo baragabanya ibintu, babigabanya, naho uri muteza ibibazo yibereye hariya hirya muri buti. Ndagushuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Wowe udukurikirana kuri izi mbuga za YouTube na TikTok n'izindi mbuga zose, Instagram na Facebook, ndabashuhuje. Nitwa Pastor Mbonyishuti Etienne, uhagarariye channel cyangwa igitangazamakuru bita Yerusalemu Nshya Iwacu TV. Ndagira ngo nkubwire, mfite intego y'ijambo ivuga ngo Imana yacu yo mu ijuru ntago bajya bayidefanda. Ntago bajya bayidefanda. Hanyuma twihuse, reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abami ba mbere, ibice ni 18, turasoma 28 gusa, hanyuma ibindi turagenda tubinyuramo tubiganiraho gake gake. Barongera batera hejuru, bikebesha ibyuma n'intambi nk'uko basanzwe babigenza, kugeza aho amaraso yabereye imyishori kuri bo. Dushyiraho na 29. Maze ku gicamunsi barakotsora bageza igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, ariko ntihagira ijwi ryumvikana cyangwa usubiza cyangwa wabitaho n'umwe. Turagushimye Uwiteka Imana, kuko uri Imana y'amahoro. Bana na buri muntu wese, umuha imbaraga n'ubutware, umukomeze mu izina ryawe, kuko uri Imana y'imbaraga, uri Imana ifite ubutware n'icyubahiro, uri Imana yatsinze. Rengera buri muntu wese, abafite ibibazo, abarwaje, abarwayi, buri muntu wese mu kibazo afite, umugirire neza. Urakoze none n'iteka ryose, amen. Ndimo ndakubwirira ijambo, ni amagambo meza, ariko ndagira ngo tujye muri makeya. Ndi ku ijambo rivuga ngo Imana yacu ntago bayidefanda. Icyo bikora abantu b'abanyamanyanga bavuga yuko hari ukuntu bajya bayidefanda, ariko Imana yacu yitwa ndiho nduwo ndiwe. Iki kintu tucyumvikana abantu mukurikiye Yerusalemu Nshya n'izindi mbuga. Imana yacu yitwa ndiho nduwo ndiwe. Iyo niyo yabwiye Mose ngo genda ubwire Farawo ngo ndiho yakuntumyeho. Ntabwo Imana bayidefanda.
imyaka 3 n'amezi 6 bishize, ijwi ry'Imana riza kuri Eliya riramubwira ngo noneho genda wiyereke Ahabu. Haleluya. Reka nkubwire ngo nawe hari igihe kigiye kugera Imana ikakubwira ngo aho wari wihishe ihishure, kuko ari njyewe ubivuze, kuko ari Uwiteka ubivuze. Ahiga n'abahanuzi ba Shera n'aba Bayali 450, bakaba 850. Arababwira ngo kuko muri benshi mwe ni mubanze. Ubundi abantu benshi bakurwanya bakunda kubanza, ariko ntago baba bazi umugambi w'Imana. Twagiye duhura n'ibintu byinshi, ariko nawe urabizi Imana yagushubije. Hari ibintu abarokore bihaye ngo ni pase. Umuntu akaba arimo gusenga akakubwira ati reka nguhe pase y'umuntu uraha naha, nyamara ya pase ntabwo ivuye ku Mana. Nicyo cyatumye Eliya ahaguruka n'aba bahanuzi 850, rubanda nyamwinshi, Abisirayeli bose bari kumwe nawe. Ariko ndagutangariza ko igihe cy'Imana kigeze, nshuti yanjye. Wararwanyijwe, waracuruje barakurwanya, washatse gukoresha ubukwe barakurwanya, washatse kujya hanze barakurwanya. Icyo cyari igihe cy'abantu, ariko igihe cy'Imana kiraje. Igihe cy'Imana kiraje. Eliya kuko yari yamaze kumva iri jwi, aravuga ati ndagiye kuko Imana ivuganye nanjye. Cyangwa amateka yawe uyu munsi agahinduka. 2026 icyampa aya mateka agahinduka. Ngo bahera mu gitondo bakotsora bavuga ngo Bayali nyamuneka dutabare. Suko ibintu byabo bitakoraga, byarakoraga nshuti yanjye. Utazira tuvuga ngo ibintu ngo bya sinshyigikiye abarozi, ariko udasenze bakurangiza. Suko kurangiza ahubwo banakwemeza. Kuko Paulo yarabivuze ngo dukirana, turwana n'ingabo z'ahantu mu kirere zifite imbaraga izo ngizo, kandi ntago zirwana n'abafite inyama n'amaraso, ahubwo turwana izo ntambara turi mu buryo bw'umwuka wera. Nubwo hari umufilosofe wavuze ngo intambara zose ntago bazirwana mu masengesho gusa, hari n'izo barwana mu mubiri. Undi nawe ari ku gatuti ejo bundi avuga ngo we yaravuze ngo hari undi muntu wabaje inkuge utari no. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo isaha y'Imana irageze, itarimo kukudefanda, Twagiye tubana n'abantu umuntu atakuvuganira. Ikindi no mu manza mujya mubibona, abantu bagashaka abacamanza, bagashaka abavoka bo kuzababuranira, aho kahatanga amafaranga menshi. Ukona neda Imana yacu ntago ari uko iteye, ntago irya ruswa, ntago yumva amabwire. Icyo abikora umuntu we yakumva amabwire. Kuri Yerusalemu nshya mfite intego yo kubwira abantu ngo
twihane icyaha kandi dukorera ijuru. Muri uno mwaka gahunda ni ukwihana icyaha no gukorera ijuru nk'abazaritaha. Ariko ngo isaha igeze, ngo barakotsa barakotsora, ngo ndetse bagera no mu gihe cyo kwiceba. Haleluya! Ngo igihe kigeze, Eliya arababwira ngo mbese, ariko umva cyari igihe cyo gutamba ibitambo muri Isirayeli. Eliya ari ku musozi Karumeli, amenya yuko isaha yo gutamba ibitambo igeze. Abahanuzi, abapasiteri, abapotere, ababishopu, abevangeliste bakwiriye kugira andi matwi yo kumenya yuko isaha yo gutamba ibitambo igeze. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Icyampa nawe ukamenya yuko isaha yo gutamba ibitambo igeze. Arababwira ngo ese bishoboka ko yabisinziriye? Nigeze kubona abantu babeshya abandi, bababwira ngo twakuvuganira, ngo ukabona inzu nziza, wapi na wapi. Abantu umuntu ananiwe kwivuganira ngo nawe yubake iyo nzu, arajya kukuvuganira gute se kandi nawe inzu ntayagira? Arajya kukuvuganira atese kandi nawe wamushyira muri Kigali yabyemera? Ariko mwagiye mureka abantu b'abateka mitwe b'iki gihe. Ariko isaha igeze ngo Eliya amenya yuko ari isaha yo gutamba ibitambo. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Icyampa nawe ukamenya yuko ari isaha yo gutamba ibitambo. Ariko ngo aho hafi aho ngaho, ayiwe, ngo hari ibitambo byari byarasenyutse, kuko abantu bari baravuye mu bwiza bw'Imana. Iyo wavuye mu bwiza bw'Imana, ibitambo by'umwuka wera birasenyuka. Ibi bitambo bisenyuka gute? Cyangwa ibicaniro byaho batambiraga Uwiteka bisenyuka bite? Reba nimba uburyo watambiraga Uwiteka ugitamba, wongere usubire ku musaraba wihane. Ubu abantu benshi baravuga ngo ubwo mvuze gutyo ubu ndabagushije. Nta muntu ngushije. Icyo Imana yashyiriyeho ino channel YouTube ni ukugira ngo tuvuge Imana. Ariko ngo isaha igeze arabahigika. Haleluya! Jya umenya nimba isaha y'Imana igeze, communication y'Imana, urusinga rw'Imana. Mana yacu ntago bayisukuma, Mana yacu ntago ibeshya, sibyo abantu bayibeshera. Bahanuzi bavuye mu murongo, bapasiteri bavuye mu murongo. Hari aho nigeze kugera muri Kampala, umupasiteri arahanura ngo ruriya rusengero rubamo ngo nirwo bakuroga, kandi uwo mupasiteri ataroga kubera ikibazo cy'abayoboke. Isaha igeze, Eliya ngasana igitambo. Haleluya! Ngo azana amabuye 12 bisobanura imiryango 12, abana ba Yakobo 12, ariyo miryango 12 ya Isirayeli. Ngo acyubaka mu izina ry'Imana ya Aburahamu n'iya Isaka n'iya Yakobo. Ibi bintu bisobanura iki? Imana ya Aburahamu ni Imana itabeshya. Yaratekereje ko Imana yabwiye Aburahamu ngo urubyaro rwawe ruzangana n'umusenyi wo ku nyanja. Abitekereje arayibwira ngo ahamagara ngo Imana ya Aburahamu. Imana ya Isaka ni Imana y'ibintu bitagaragara. Hari igihe Imana ikubwira ibintu bitagaragarira abantu nabo bakagusuzugura. Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera.
Imana isezeranye igasohoza. Ahamagaye Imana ya Yakobo, Imana ihindura ibihe, Imana ihindura amazina. Iyo niyo yahinduriye Yakobo ahinduka Isirayeli. Iyo rero niyo badatangamo pase, iyo ngiyo niyo batavuga ngo nzakuvuganira muri Amerika, nzakuvuganira Canada, urabona nje ndazwi. Biranashoboka, birashoboka, ariko bya bintu ntabwo biba bivuye ku Mana. Ariko abandi baravuga ngo nubwo bitavuye ku Mana ndabirye, kubera ko abantu bagiye baratudefanda ariko badukura ku buntu bw'Imana. Baratudefanda ariko badutandukanya n'imiryango. Baratudefanda ariko badutandukanya n'imyizerere yacu. Baratudefanda ariko ingo zirasenyuka. Have. Ndimo ndavuga b'i Kampala, ntago ndimo mvuga bina. Umuntu arakudefanda akakwinjirira mu rugo, akakwinjirira mu nzozi, ibintu bikagenda bigasenyuka. Umuntu arakudefanda akakwicira ubukwe, nyuma yaho yarangiza akavuga ngo uriya imiryango avukamo. Nyumvira icyo kintu. Amuvuga butumwa nigeze kubona, sorry nimba ari n'umupasteri, aravuga ngo aho Imana yanyujije ibintu byawe, ngo wababwiye nabi. Neda, icyo ntabwo nacyemera. Imana irishoboye, iracyafite inzira zikiri amasugi. Ntimukajye ku YouTube ngo mwirirwe mutubeshye. Kwiga ni kimwe no kumenya ni ikindi, ariko reka dukurikize Bibiliya. Ngo none ngo Imana ngo byarayigoye ngo ijya gushaka ahandi hantu izanyuza ibintu bya Etienne Puru. Acheni manyanga, acheni uongo. Mungu ni Mungu, Mungu ana sifa zake. Ngo yabuze ahacisha ibintu, ngo yabuze ahacisha, Imana yabuze ahicisha ibisubizo byanjye gute? Umuririmbyi yararirimbye ngo n'umusatsi wo ku mutwe irawuzi. Imana se yananirwa kumenya nimero yanjye ya telefone? Imana yananirwa kumenya iwanjye mu rugo? Umbareka mutangariza aya makuru. Senga Imana batadefanda, senga Imana badasunika, senga Imana uzi nyamana. Fata igihe cyo gusenga, wizera Imana ko ari Imana. Twizeye abantu baraturindagiza, twizeye abantu baraducerereza. Ubu abandi bari mu nkuge, barimo baragabanya ibintu, babigabanya, naho uri muteza ibibazo yibereye hariya hirya muri butu binyuma. Abantu batuma amatorero adakura, abantu bayagiza ay'imiryango. Ariko Imana ishimwe kuko yavugiye muri muzehe. Hari ibyo twemera, abantu bakajyaho ngo amadini arafunze. Ngo iki? Amadini arafunze ariko itorero ntago rifunze. Icyo cyo ucyumve. Amadini arafunze ariko itorero ntago rifunze. Kubera iki? Intambara zacu mu madini, ibibazo byacu mu madini. Ninde waroze undi? Ni pasiteri? Ninde wishe undi? Reka nkubwire ngo Imana yacu ntabwo idefanda. Ndabyibuka nigeze kuvuga ngo Imana irihagije. Umuntu arangije arambwira ngo ubwo yihagije genda izagufasha. Kandi icyo gihe nari imeze nabi pe, nari nzahari. Ariko Yesu yahagararanye nanjye na bugingo n'ubu, nubwo bitoroshye. Iyakoze biriya n'ibindi izabikora.
kwihana ni byiza no kumvira umwuka ni byiza, kubaha inshuti ni byiza no kubaha abashumba ni byiza, ariko reba neza nimba umuntu muri kumwe ashaka kugukoresha icyaha. Amahoro y'Imana abane namwe, gukora kw'Imana kubane namwe. Reka nkubwire ngo 2026 wahuye n'inshuti nyinshi, uhura n'abantu benshi, uhura n'abahanuzi b'abanyapolitike, uhura n'abantu bahanura uyu munsi, ejo bakaba bagiye muri politike. Umuhanuzi n'umuhanuzi ntago aba yemerewe kujya muri politike. Reka mbabwire ngo Uwiteka Imana abahe umugisha, kandi gukora kw'Imana yacu kubane namwe. Amahoro ya Kristo abane namwe. Buri muntu wese ureba ino video mwifurije kugira neza kw'Imana. Icyampa amaso yawe agahinduka isoko y'amarira, turirira umurimo w'Imana, hanyuma tugasabira abarimbuka. Nanjye nshobora kuba ndimo kubwiriza uyu munsi, ejo ukumva ngo napfuye urupfu rubi. Hari urupfu umuntu apfa abantu bakavuga ati runaka apfiriye mu byaha, ariko icyazampa iherezo ryiza nkipfira nk'abakiranutsi. Nawe icyazaguha iherezo ryiza ukipfira nk'abakiranutsi. Icyampa Uwiteka akakugirira neza, akakwibutsa yuko wasenze, akakwibutsa igihe wasenze, akakwibutsa yuko hari ikintu wagahinduye, ukizera Imana idasunikwa, ukizera Imana itumva amabwire. Imana ibaha umugisha.